akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Dukomeje gushima Imana data wa twese se umwami wacu Yesu Kristo iduhaye amahirwe yo kurama no kuramuka ndetse by'umwihariko ikaba duhaye uyu mwanya wo kuganirira hamwe ijambo ry'Imana izina ryayo rihimbazwe. Mbere yuko twinjira muri byinshi dusoma tumenya n'iki Imana idushakaho, reka tubanze dusenge. Data wa twese uhoraho uri mu ijuru, turagushimye cyane, tugushimiye imbabazi no kugira neza kwawe kwinshi byaturinze iminsi yose tumaze. Tugushimiye uburyo uduhaye n'uyu mwanya wo kwiga ijambo ryawe, izina ryawe rihimbazwe. Ngaho dufashe imbaraga y'umwuka wera ibane natwe kandi herekeza ijambo ryawe kugira ngo yaba abavuga n'abumva twese dukirizwe imbere yawe, tubigusabiye ubuntu mu izina rya Yesu. Noneho reka dushimire Imana nyine iduhaye aya mahirwe yo kuganirira hamwe ijambo ry'Imana. By'umwihariko tugiye kuganira ijambo ritubwira urugero rw'ubukiranutsi dusabwa kugeraho. Amagambo turi buganire ni urugero rw'ubukiranutsi kuko turi mu ntambara, turasiganwa kandi hari urwego dusabwa kugeraho byanga bikunze kugira ngo twemererwe kuba abaragwa b'ubwami bw'Imana. Mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 5 habitubwira neza kuko urwo rugero hari urugero rwo hasi n'urugero rwo hejuru. Matayo igice cya 5 Yesu yabivuzeho ku murongo wa 20 aravuga ati, kandi ndababwira ukuri yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'uko abafarisayo, ntimuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Birumvikana nta wajya mu ijuru afite gukiranuka kungana n'uko abafarisayo, ahubwo ufite gukiranuka kungana n'uko abafarisayo Bibiliya ivuga ko rwose atazajya mu ijuru. Bigaragara ko abafarisayo basaga n'abakozi b'Imana, bari bafite gukiranuka ariko kuri ku rugero rwo hasi, ku buryo uramutse ubiganye cyangwa ukagera ku rugero rwabo, mu by'ukuri ntabwo wazabona ubugingo buhoraho. Mu gitabo cya Luka igice cya 16 kidutungira urutoki uko abafarisayo bakiranukaga, uburyo bajyaga bitwara, ku buryo natwe turamutse twitwaye nkabo twagira ikibazo gikomeye cyane cyo kuzabura ubwami bw'Imana. Luka igice cya 16 umurongo wa 15 haratubwira hati, reka duhere ku wa 14. Abafarisayo kuko bari abakunzi b'ubutunzi, bumvise ibyo byose baramukoba cyane. Arababwira ati, mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Aya magambo arasobanutse neza. Haba ubwo umuntu ajya yigira umukiranutsi ndetse n'abamureba cyangwa bakareba ibyakora rimwe na rimwe bakaba bamushima, ariko Bibiliya iratubwiye ngo icyogejwe mu maso y'abantu ni ikizira mu maso y'Imana. Ngaho rero bitekerezeho ko abantu bashobora kugukunda, abantu bashobora kugushima, bakareba impano yawe, bakareba igitera cyawe, bakareba ibyo ukora, bagaheraho bagushima bati uyu rwose ni umuntu w'Imana. Ariko ibyanditswe biratubwiye ngo icyogejwe mu maso y'abantu ni ikizira mu maso y'Imana. Noneho Imana ireba mu mutima, yita ku migambi yo mu mutima. Icyo ujya gukora cyose cyangwa icyo wakoze, ujye umenya ngo mbere yuko Imana igushima, yita ku mugambi wagikoranye. Mu rwa mbere rwa Samweli igice cyaho cya 16 habidusobanurira neza hati,
reka dusome duhereye ku murongo wa 7. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Mbere y'uko Imana ikwemera, mbere y'uko Imana yita ku byo uri gukora, mbere y'uko Imana iha agaciro imirimo yawe, ihera ku migambi waba wabikoranye. Niyo mpamvu iyo Satani ashoboye kwigarurira umutima, niyo mpamvu iyo Satani ashoboye kuwanduza, niyo mpamvu iyo ahindanije imigambi yawe, ni ukuri uba uhuye n'ikibazo. Mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranijwe umuzingo waho wa 2, urupapuro rwa 212 mu Gifaransa, haratubwira amagambo akurikira. Ubutumwa Bwatoranijwe umugabane wa 2, urupapuro rwa 212 haranditse hati Car le péché atteint l'être intérieur, car le péché atteint l'être intérieur, il s'attaque au plus noble partie de l'homme. Iyo icyaha kimaze gusingira wa muntu w'imbere, kiba kigabye igitero ku mugabane w'ingenzi mu muntu. Birumvikana ko iyo Satani ashoboye kwigarurira umutima wawe, yashoboye kuwanduza, kuko niho Imana ireba. Iyo migambi iraho. Mbese iyo Satani agerageje kwanduza umutima, ibyo wari ufite byose biba bitaye agaciro, uba wononekaye mu rwego ruhanitse. Ndetse hepfo haranditse hati il crée une terrible confusion et opère de lavage dans la faculté qui établisse une ressemblance avec Dieu. Icyaha iyo kihageze kihatera urujijo, maze kikazana umuvumba uzatuma umutima wawe udashobora guhuza n'Imana. Satani rero ashoboye mu by'ukuri kukuvutsa cyangwa se kwanduza imigambi yawe, akanduza ibitekerezo byawe, agahindanya umutima wawe. Ibyo wakora byose, ibyo wavuga byose, nta gaciro byagira mu maso y'Imana. Birashoboka ko abantu bagushima, birashoboka ko abantu bagukunda, ariko umutima uhindanye mu by'ukuri nta gaciro byaba bifite. Ndetse turagerageza gufata urugero mu rwa mbere rwa Yohana, igice cyaho ni icya 3, umurongo wa 15, hatwereka ibyaha bimwe na bimwe abantu bashobora kuba batabona, ariko Imana ikabiha agaciro kandi ikagufata nk'umunyabyaha ruharwa. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, igice cya 3, umurongo wa 15, haranditse hati umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Birumvikana ko umuntu iyo yanze mugenzi we, amureba nabi, mu by'ukuri ku rutonde rw'abicanyi aba ariho. Abantu batabizi uri umwicanyi. Kandi mu gitabo cy'Imigani, igice cya 24, umurongo w'9, naho haragerageza kutwereka neza ibyaha bijya bikorwa. Mu by'ukuri abantu bakaba batabikubonaho, batabigusomaho, ndetse bashobora kukubona nk'umuntu mwiza, ariko mu maso y'Imana mu by'ukuri udatunganye, kandi Imana idashobora kwemera imirimo yawe. 24, umurongo w'9 mu gitabo cy'Imigani haravuga hati imigambi y'umupfapfa niyo cyaha, kandi umukobanyi ni umuziro mu bantu. Mu by'ukuri ugifite imigambi utaravuga, utarakora, ari imigambi gusa iri mu mutima, Imana iba yakubonye nk'umunyabyaha, iba yarangije kunota ibikorwa byawe, ku buryo ibyo uba wakoze Imana ibireba nk'aho mu by'ukuri warangije kubikora. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo waho wa mbere, urupapuro rwa 344, hatubwira ko mu by'ukuri ibyo bitekerezo cyangwa iyo migambi uba ufite ari icyaha gikomeye, nubwo ushobora kubyirengagiza cyangwa ntubiha agaciro, ariko byanga bikunze uzabiryozwa n'izatubaza ibyo twakoze. Haravuga hati urupapuro rwa 341, haranditse hati il se peut que vous croyez que ce n'est pas un péché de permettre à votre esprit de vagabonder librement sans contrainte. Birashoboka ko ushobora kwiringira ko atari icyaha gikomeye kwemerera intekerezo zawe zigatanira kure y'Imana utazishingiye imbago ngo zihagarare. Mais il n'est pas ainsi. Ariko niba ari ukubyibeshya urishuka rwose. Vous êtes responsable devant Dieu de vos vaines pensées. Uzaryozwa n'Imana byanga bikunze ibitekerezo by'imfabusa wabayemo. Car
c'est de votre imagination que procède le péché. Erega kwibwira kutubamo niko kujya gukurura ibyaha. Bavandimwe, burya hari urugero rw'ubukiranutsi dusabwa kugeraho. Noneho rero icyari gikwiriye ni uko dukwiriye kuzamuka mu ntera yo hejuru. Muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 48, urwo rugero hararutubwira neza. 5:48, igitabo cya Matayo haragira hati, namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Urugero dusabwa guhagararaho ni ugukiranuka nk'uko data wo mu ijuru akiranuka. Yesaya 42 ku murongo wa 2 harabitubwira uko data wo mu ijuru yakiranukaga. Ni gute? Haravuga hati, ntazatongana, ntazasakuza, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Urubingo rusadutse ntazaruvuna, kandi urumuri rucumba ntazaruzimya. Ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri, ntazacogora, ntazakuka umutima kugeza aho azasohoreza gukiranuka mu isi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Nguko uko dukwiriye kumera, ngurwo urugero dukwiriye kwigana. Ndetse Yesu we aje yabisobanuye neza mu gitabo abishyira ahabona cyane mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 6 duhereye ku murongo wa 30, yavuze uko umuntu akwiriye kwitwara n'uko akwiriye gukora, kuko ari rwo rugero rukwiriye tugomba kujyaho. Yaravuze ati, ni Luka igice cya 6 umurongo wa 30, yaravuze ati, ugusaba wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzabimwaka ukundi, kandi uko mushaka ko abantu babagirira, aba ariko mubagirira namwe. Nimukunda ababakunda muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo ntibakunda ababakunda? Kandi nimugirira neza abayibagirira muzashimwa iki? Abanyabyaha bo ntibabikora? Kandi nimuguriza abo mutekereza ko bazabaguzurira muzashimwa iki? Abanyabyaha nabo niko bagenza abandi banyabyaha, kugira ngo baguzurirwe ibihwanye n'ibyo bagurije. Ahubwo rero mukunde abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura, nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi mu ijuru, namwe muzaba abana bisumba byose, kuko igirira neza ababi n'indashima. Mu by'ukuri nguko uko Yesu yagerageje kubisobanura, kandi koko ntawe yanyaze, ntawe yatutse, ntawe yimye, ndetse n'abamurwanyaga bagerageje gushima ibikorwa bye. Muri Yohana igice cyaho cya 10 umurongo wa 33, abamurwanyaga, abamwangaga bavuze aya magambo akurikira. Yohana igice cya 10 umurongo wa 33, abayuda baramusubiza bati, kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya, kuko uri umuntu ukigira Imana. Ntacyo yari yarakoze kibi, mu bikorwa bye ntacyo babonye banenga, ahubwo baravuze bati, nuko tubona warabyawe na Yosefu ukiyita ko uri umwana w'Imana, ariko mu bijyaniranye n'imirimo cyangwa ibikorwa nta na kimwe cyatuma tugutera amabuye. Erega uwo banga ntazajya mu ijuru. Baguhoye ibikorwa byawe, bakaguhora ingeso, ntabwo wazajya mu ijuru pe. Ibyo byanditse mu gitabo cy'Imigani igice cyaho cya 16 umurongo wa 7. Hatubwira neza ko umuntu banga atazigera ajya mu ijuru. Haranditse hati, iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma abanzi be buzura nawe. Impamvu gifite abanzi, impamvu gifite abo mugira icyo mupfa, ni uko imigenzereze yawe itari yanezeza Uwiteka. Ntabwo yari yanezeza Uwiteka. Iramutse itunganiye Uwiteka yatuma n'abanzi bawe mwuzura. Yagukorera amavuna, ariko kubera ko urarya ukabacura, ibishyimbo wejeje, imyumbati wejeje, amateke wejeje, ibijumba wejeje, amahirwe yose ufite ntabwo ujya ushobora kuyasangira n'abandi. Iyo utayasangiye n'abandi, urwango ruhera ko rukaza. Muvandimwe, imigenzereze yawe ninezeza Uwiteka azatuma n'abanzi bawe mwuzura. Noneho muri Luka igice cya 17 umurongo wa 1 hatubwira ko abanzi bashobora kubaho, n'abakurenganya biragaragara ko bashobora kugaragara, ariko hari icyo usabwa gukora. Luka igice cyaho ni icya 17
Luka igice cya 17 turagerageza kuhasoma twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira mu bijyanye n'ingorane n'ibigeragezo duhura nabyo. Haranditse hati, nuko abwira abigishwa bati, nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Abakwanga bazabaho, abakwima bazabaho, abakoneshereza bazabaho, abakunegura bazabaho, yewe n'abagushotora mu by'ukuri ntabwo bazigera babura. Kuko Bibiliya iravuze ngo nta cyabuze ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Ubwo nta cyabibuza kuza, tegereza bazaza. Niba ari abakwima, niba ari abakwanga, niba ari abakunegura, niba ari abaguhemukira, niba ari abuzaguza bo bakarenga bakakwambura kandi warabakuye mu ngorane, abo bose batonze umurongo, kuko nta wababuza kuza, niko Bibiliya itubwiye. Ariko Bibiliya iravuze ngo nta wabuze ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishyano. Icyo dusabwa gutekereza ni iki? Mbese uzana ibisitaza niwe uzabona ishyano gusa, weho hasitaye ntaryo ubonye? Noneho niba uzana ibisitaza azabona ishyano, kandi n'usitara akaba mu by'ukuri abaguye mu ishyano, turasabwa kwirinda kuzana ibisitaza, kandi turanasabwa kwirinda gusitara. Ni ibintu bibiri. Ku ruhande rumwe dusabwa kwirinda kuzana ibisitaza, kandi ku rundi ruhande dusabwa kwirinda gusitara. Wakwirinda gusitara ute rero? Ni Abaroma igice cya 12 umurongo waho wa 21. Haratubwira uburyo umuntu asabwa kwirinda gusitara. Haranditse hati, Abaroma 12 umurongo wa 21 harasobanutse, ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Abaguhemukira bazabaho, abakwima bazabaho, abazakwambura bazabaho, ariko ntibizagusitaze. Uzakomeze urugendo rwawe, ikibi cye kukunesha, nikijya kiza ujye ukima amaso, nikijya kiza ujye ukima amatwi, we kubyumva, we kubirebaho. Ikibi cye kukunesha, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ujye uranesheje ikibi cyiza. Abaguhemukiye ujye ubitura ibyiza, abakuvuze weho ntukabavuge. Mbese Pawulo yabivuze neza mu gitabo cy'Abaroma nako cy'Abakorinto igice cyaho cya 4 ku murongo wa 12, yabivuze agira ati, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana, iyo badusebeje turabinginga. Iri jambo ryitwa kwinginga rirakomeye, kuko nta winginga umuntu adafite icyo amuhaye. Erega abana gusebeje wazindukana ibyiza biri bubaramutse. Hari ubwo wabashyira ibyo kurya, hari ubwo wabashyira ibyo kunywa, mu by'ukuri wagerayo, nubwo baba bakuneguye, nubwo baba barakwimye, nubwo baba barakuvuze ibikomeretsa umutima wawe, ariko usabwa kubyirengagiza, weho ukabakorera ibyiza. Kandi mu gitabo cyitwa Mind, Character and Personality, cyangwa se intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza, baranditse ngo iyo umuntu ahora gushotora, agahora guhemukira, weho ukabyima amaso ukabyima amatwi, ahubwo ukamukorera nk'uko wakorera intungane. Ngo ubigenjereje utyo uba umukoreye ibintu bitatu. Icya mbere ngo uba umutunguye, icya kabiri ngo uba umumwaje, icya gatatu ngo nibwo buryo bwiza ubukoze bwo kumwumvisa ko ari mubi gusumba uko wamurega, ugashaka n'abahamya bazamwemeza ibyaha bye. Bavandimwe, noneho reka imibereho yacu ibi y'umugisha gusa, tubereho guhesha abandi umugisha. Abafilipi igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 5 harabitubwira neza. Abafilipi 4 umurongo wa 5 haranditse hati, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntabwo ineza yawe isabwa kumenywa n'inshuti zawe gusa, cyangwa nabo mubanye neza, cyangwa n'abaguhaye, cyangwa n'abagutunganirije, ahubwo Bibiliya iravuze ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, n'abagushotora, n'abakuneguye, n'abakwimye, n'abakwambuye, ineza yawe bazayisorome. Erega bavandimwe, mu gitabo cya Matayo
mu gitabo cya Matayo ho haratubwira ngo burya dukwiriye kuba nk'intumbi inkongoro zizageraho zikabona icyo zirya zikagira ibyivugo. Kandi koko hari ababigezeho, reka tugerageze kunabasorezaho mu Baheburayo igice cyaho cya 10 umurongo wa 34 hatubwira abantu babaye intwari. Haranditse hati: kuko mwababaranaga n'imbohe mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu. Urumva kunyaga ibintu byawe kandi bakabitwara unezerewe ni intambwe iremereye. Mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bihoraho. Reka Imana idufashe iduhe kuzamuka kuri uru rwego. Mu by'ukuri ubu Kristo tubutwaranire kuko nibwo buzatubashisha kugera ku byasezeranijwe. Imana ibidushoboze, Mwuka w'Imana tuyobore, tuzagere kuri ibyo byiza Imana yaduteguriye mu izina rya Yesu. Pawulo abivuga neza rwose kuko abasobanura ati mu by'ukuri ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Birumvikana ko ababibo ntibazabura. Umurongo wabitubwiye, umurongo uratubwiye ngo nta wabuza ibisitaza kuza, nta wabuza abaguhemukira, nta wabuza abakunegura, nta wabuza abakoneshereza, nta wabuza abakwambura. Mbese abaguhemukira bose, abakuzanira ibitakunejeje, ntabwo bazabura batonze umurongo. Icyo weho usabwa nk'umukristo ni ukubyima amaso, ni ukubyima amatwi, ugakomeza ugatwarana ibibi bagukorera byose, weho ukabitura ibyiza. Erega Yesu ari mu isi aduha urugero rusobanutse neza. Petero mu rwandiko Pawulo rwa 2 rwa Petero abisobanura neza uko Yesu yabayeho, kandi ni urugero dusabwa kwigana. Rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo waho wa 22 haranditse hati: nta cyaha yakoze, nta buriganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera. Ibyo bamukoreye byose yabyimye amaso, ibyo bamuvuze byose yabyimye amatwi, ahubwo we akarenga akabakorera neza, ku buryo Bibiliya iravuze ngo baratubwiye ngo nta cyaha yakoze, nta buriganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza arahora, yarababajwe ntiyabakangisha, ahubwo aritanga yiha idaca urwa kibera. Muri ubu buzima biragoye ko umuntu hari icyo uri cyo, hari ubushobozi ufite, biragoye ko umuntu uri hasi yawe yagukorera ikibi mu by'ukuri ntumwiture. Ariko we mu by'ukuri nta nubwo yigeze abakangisha ngo agaragaze icyo ari cyo. Mu by'ukuri uru ni urugero rukwiriye dusabwa kwigana, nirwo rugero rw'ubukiranutsi dusabwa kumwigiraho, dore ko yabivuze mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 11 ku murongo wa 28 haragira hati: mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Noneho imico ye, imyitwarire ye, imibereho ye ni urugero dusabwa kwigana, kuko ibyanditswe byatubwiye ngo natwe tube dukiranutse nk'uko Data wo mu ijuru akiranuka. Dusabwa gukora, dusabwa kuvuga, dusabwa kwambara, dusabwa kwitwara nk'uko Yesu yakagombye kuba ari kubikora abaye ari uri hano ku isi. Ndongera mbisubiremo nk'uko tubisoma mu gitabo cya Rengera Ubuzima ya mbere, kuko haratubwira ngo dukwiriye gukora, dukwiriye kuvuga mu by'ukuri nk'ibyo Yesu yakagombye kuba ari gukora abaye ari mu mwanya wacu. Ngurwo urugero dusabwa kwigana, ngubwo ubukristo turasanira kugeraho. Reka rero mu by'ukuri uru rugero turwigane kandi tuzanarugeraho, kuko Imana yasezeranije inkomezi n'imbaraga byatuma turugeraho. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha.
ashinga umushinga wo kunezeza abandi